amazina abantu bose bamenyanye bajya guhuza ugasanga bashaka ko banamenya aho baba. Yakira amakuru menshi kuri Harriet na Kane amuvuga ko Maniga yamusuye gereza, inzandiko zose yamwoherezaga nta namwe yabonye. Agira amatsiko ububiko bw'uyu mugabo, aza gupima studio arebe ni ibiki areba muri studio. Mugabo akiraha yakira ubutumwa ko muri storage unit ahanabika ibintu kwari mu motion detected. Hari abantu baba bafite za detector ahantu babika ibintu byabo, umuntu yakwinjira mu nzu yawe ugahita wakira iki sinyare kuri telefone. Nkuko West uhuza kamera na telefoni, harimo na motion detector ushyira mu nzu yawe ku buryo umuntu yinjira mu nzu yawe ugahita wakira notification amenya ko mu bubiko bwari umuntu winjiyemo. Umukobwa kugera hano umugabo akora ku mashansi, ariko storage unit yiwe huzuyemo za kamera. Urebe filime sasa, uyu mugabo aya makamera aya maziki barebyo nibaza raka ha. Maniga yavuye kwa Claire vuba atanakoze ibyo yakoraga, acana icyuma. Uyu mugabo asinze afite urwiki ko rwiki. Uyu mugabo hey, ona sasa dakobwa kageza aha kabona ari ama screen. Reba filime sasa, kobwa yicara hano, password namenya ari ikira. Yitonze yandika izina rye rina. Kumba Maniga yahora yari barirukanga nimba afite urwiceko rwiki mujinya, akanda enter. Dore ngo arafungura ama screen. Kumbe Maniga yateze amakamera menshi mu ngo z'abantu benshi bagiye batandukanye, abantu bagiye hatandukanye, ni benshi agenda areba bari mu ngo zabo, abagabo n'abagore. Urugo rwose agiye ngo agiye kwishansiye